muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko bakunzi ba Nzuri Market TV channel yanyu idahwema kubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu imitungo igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni karibu cyane rero, dukomeje kandi kwifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 uzira covid. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, mumaze kumenyera ko tubagezaho imari nziza z'ubwoko bwose zitimukanwa. Ni nako kandi tubakangurira gukomeza gukanda subscribe, mukomeze mukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi muntu ufite umutungo utimukanwa wifuza ko twakumanagingira, tuguhaye ikaze cyane kugira ngo uze tugushakira abakiriya. Nawe ushaka gukora plan no kubaka, tuguhaye ikaze kugira ngo uze tukubakire tunagukorere plan. Si ibyo gusa kandi murabizi ko turi abambere muri Real Estate mu bintu bijyanye n'imitungo itimukanwa. Mwatugana icyo waba wifuza cyose tubahaye ikaze. Nkuko mubimenyereye rero, uyu munsi noneho twabazaniye isambu nini cyane, isambu y'akataraboneka, isambu iri ahantu heza, isambu nini ifite hegitari 12 zose. Iyi sambu ikaba iri hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kayonza, hariya iburasirazuba. Iri mu karere ka Kayonza aho bita mu murenge wa Murama, mu kagari ka Shyanda. Ni isambu nziza kandi nini ifite hegitari 12 nk'uko nakomeje bibabwira. Ngira ngo murabibona yuko ari isambu yo guhingamo, ushatse wanakorora. Ni isambu rwose nziza, ishashe, idahanamye, imeze neza rwose, wahingamo cyangwa ukororamo. Si ibyo gusa kandi ushobora no kuvuga uti njyewe ndashaka kugira abantu ntuza, ndashaka kujyana igikorwa cy'amajyambere hariya, ndashaka kubaka ishuri se, ndashaka kubaka imidugudu nkatuzayo abantu, ndashaka gukora igikorwa runaka. Hegitari 12 murazumva ni nyinshi cyane, ni hanini cyane yuko atari kure y'umuhanda. Ntabwo ari kure y'umuhanda, si kure ya kaburimbo, kuko nko mu birometero 5 byonyine uvuye kuri kaburimbo. Ntekereza ko bishobora kuba bitanagera, kandi umuhanda usanzwe nyine w'igitaka urahagera rwose nta kibazo uvuye kuri kaburimbo. Iyi sambu rero ni isambu rwose buri muntu wese ushaka gutunga ubutaka, cyane yuko mwabonye ko nta hantu hatagifite agaciro muri iki gihe cya none. Ntabicishije amatsiko, iyi sambu irashaka amafaranga make ugereranyije n'uko hangana. Iyi sambu irashaka miliyoni 35 zonyine. Hegitari 12 kuri miliyoni 35, ndetse ziri negosiyable, ushobora kubagabanyiriza. Murumva ko ari amafaranga atari menshi. Ushyize mu mibare wasanga hegitari imwe itageza no kuri miliyoni 3. Wabibara ukumva 35 ugabanya 12, hegitari ntabwo igejeje kuri miliyoni 3. Kandi tubibutse ko twabwiye ko miliyoni 35 twabakaturira. Ni karibu rero muntu ushaka isambu, umuntu ushaka ubutaka bunini, ni karibu ngwino wigurire iyi sambu nziza y'akataraboneka, ishaka amafaranga make cyane, miliyoni 35 zonyine ziri negosiyable, kandi ukibonera hegitari zawe 12 zidafite ikibazo. Waye wakunze iyi sambu rero, waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se kuri 0788 2 3 Si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Wanajya kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Si ibyo gusa kandi, ushaka kudusanga ku biro byacu, ku cyicaro cyacu aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje ureba inzu ya etaje ya 2 usa n'ujya Nyabugogo y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere
mu gikari cyangwa se hareba ku Gisozi. Komeza rero kandi subscribe, ukore na share ku nshuti n'abavandimwe, mujye mwibonera ibyiza byose tugera tubagezaho. Niba nawe ufite icyo ushaka kugurisha cyangwa se gukodesha, watugana tukagufasha kandi ku giciro gito cyane kandi mu gihe gito cyane cyihuse bidatinze, kubera ko nitwe ba mbere. Ushobora kuba ufite ikibazo cya banki ishaka kugutereza cyamunara, uraza tukagushakira umukiriya mu gihe gito cyane, nawe ukagira icyo usagura. Ushobora kuba ufite amafaranga wabuze icyo wagura, uvuga uti ndagura inzu yo guturamo, ndagura iy'ubucuruzi, ndakora iki, ndagura ikibanza. Rero tugufashe guhitamo bizinesi yakungura kandi neza rwose. Niko dukomeza kwibutsa ko tubakorera amapura kandi meza, tukabashushanyiriza nyine izo pura, tukanabubakira kandi tukamanaginga imitungo yanyu itimukanwa kandi mukunguka. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze hano iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami igihe cyose. Ni karibu.